ariko mbona hari ibituro by'abahetanywe n'iyo ntambara. Abantu bakomeza kwiyicisha amatwi kuko bari bafite byinshi bibarangaje, ariko urugi rufata umwe wari wibutse kwinjira kandi bitagishobotse. Imana yanyeretse ko ubusambanyi bumaze kuba umwanda kandi bukaba buteye iseseme imbere yayo. Ngo mbarize abantu banjye ngo kuki mutacyumva? Yesu ashimwe cyane bakunzi ba CYUBUGINGO TV. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Njyewe nitwa Ishimwe Emmanuel, kubo tumaze kumenyerana. Iyi ni channel yitwa CYUBUGINGO TV. Rero icyo dukora ni umurimo w'Imana, kubagezaho ubutumwa bw'Imana butandukanye, abe ubuhanuzi ndetse bw'ukuri butavangiye. Rero muri no minsi ya none ntago abantu bari kwemera iby'Imana iri kuvuga, ndetse abantu imitima yabo yabaye akahebwe, barinangiye cyane ku buryo utabasha kubona uburyo wabisobanuramo. Ahubwo muri no minsi usigaye usanga bamwe bibanda ku kuvuga ngo reka dukore ubusesenguzi bwacu, dukore ubucukumbuzi bwacu, turebe uburyo twavuguruza ijambo ry'Imana, turebe uburyo twarigoreka, turebe uburyo twaryica kugira ngo iby'umugambi w'Imana bidasohora, ndetse imitima yabo yamaze kubarira mu bindi. Rero Imana idufashe kandi Imana idukomeze. Abantu ntibifuza kubona cyangwa se ntabwo bifuza kumenya uko ibintu biri, niyo mpamvu bashaka kubigoreka bakabitwara bo ukwabo uko babishaka. Rero Imana idufashe kandi tugirire neza. Uyu munsi wa none rero naje kubagezaho ikindi kiganiro. Nk'uko mubizi, njya mbazanira ibiganiro bibafasha kunguka ubwenge no gutera imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no kwihana. Mbese ni kuki usanga muri no minsi akenshi abantu bari guhanura iby'intambara, iby'ibibazo? Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko ibyaha byagwiriye mu isi kandi abantu bakaba badashaka kuva ku izima ngo bareke ibyaha byabo, bakaba bumva babitsimbarayeho kandi babikunze. Ibi ngibi nibyo bigiye kurimbuza abantu benshi. Rero usanga kuri izi social media ibiganiro byarabaye byinshi, hanyuma abantu bari kugenda bavuga bati harimo iby'ibinyoma, abandi bari kugenda bavuga bati hari abazajya baza kuri channel z'abakozi b'Imana kugira ngo bayobye Satani, yabayobye bitwaje buno buhanuzi buri kugenda buvuga cyane cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, mugenda mubyumva. Ariko nanone ntitwakwirengagiza yuko abantu babyirengagiza. Igituma ibi ngibi bibaho ni ibiki rero? Nuko abantu benshi muri no minsi banze kubaha Imana, iby'Imana babihinduye zero. Rero mujye mumenya yuko na nyuma ya zero Imana ikora ibyo mwahinduye zero, mushobora kubiha agaciro mu gihe runaka. Gusa niba ubirimo neza, Imana iguhereza umugisha kandi ukomerezeho. Rero reka nkwibutse gukora subscribe niba ari bwugeze hano bwa mbere kuri CYUBUGINGO TV, ubundi Imana iguhereza umugisha. Ukore like kuri no video yacu, ukore share ku nshuti zawe kugira ngo zibashe kumenya ubutumwa bwiza bw'Imana. Hari abo usanga bajya muri komanteri bakavuga ibidakwiriye, ariko Imana izajya ibafasha. Uyu murimo niko twawuhamagariwe, nta kindi wabikoraho, nta kundi wabigenza, kubera yuko umuririmbyi yaririmbye ngo uyu murimo w'Imana tuzawuhemberwa nitutagwisari. Rero namwe mukora ibiganiro abagenda babatuka babaziza ukuri kwanyu, reka mbasabe kugira ngo Imana ibafashe. Uyu muhungu rero yahawe ubuhanuzi mu mwaka wa 2016, hanyuma yanga kubivuga, ariko biramuremerera ku mutima. Bamwe baravuga bati ni amarangamutima ye, ni inzozi ze. Bajya muri komanteri barabimutuka nk'uko muri kubibona kuri screen zacu. Hari ibintu byinshi bibagiye bamubwira, ariko njya nkunda kuvuga ngo burya umuntu wese watumwe n'Imana, Imana izagera igihe igaragaza ko ari we yamutumye. Ikindi cya kabiri, niba umuntu ari kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana atawugoreka, ni hehe wahera uhakana uvuga yuko atatumwe n'Imana? Rero nta mafaranga yakwatse, nta kindi kintu yagusabye,
we yaje guhereza ikintu kirimo kubaha Imana akubwira ngo reka ibyaha, ahubwo weho uramuhindukiranye uramututse ibintu byinshi. Rero Imana dufashe tugire neza. Reka twumve uno muhungu rero kandi twumve n'icyo yatugeneye kutugezaho. Mbabwira yuko muri no minsi ngiye kubahereza ibindi biganiro cyangwa se izindi mfashanyigisho nagiye mbona ziturutse mu buhanuzi ndetse n'ijambo ry'Imana. Imana dufashe rero, reka mbareke mu. Nitwa Patrick Habiyaremye. Imana yampaye ubutumwa ngo mugeze ku Banyarwanda ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 2016. Nuko ndi mu nzozi nza kubona guhangana hagati y'amakipe abiri ari Aperi na Rayon Sport. Bona Rayon Sport itsinze Aperi, ariko habanza kubaho ituze, abantu babanza kwishima, babanza kwidagadura bamwe intsinzi, ariko haboneka indi kipe ya Tenseri iza gutera inkunga Aperi ngo itere Rayon Sport. Bona intambara irarose, birakomera cyane, mu mahanga biravugwa, ariko mbona imodoka ya Bill Clinton ihungisha bamwe. Ngiye kubona mbona intambara irarangiye, ariko mbona hari ibituro by'abayetanywe n'iyo ntambara. Nabonye biteye ubwoba, numva nkutse umutima, ariko mbaza Imana ngo biriya binyeretse iki? Mbese ni intambara hagati y'amakipe cyangwa ni hagati y'abanyepolitiki? Nuko ijwi ry'Uwiteka Imana rinzaho riti, iyo ni intambara igiye kuzaba, ariko nimara kuba nzohereza umutabazi wo kurinda abanje. Imana rero irambwira ngo genda ubabwire, abumva bazumve, ariko abanga kumva bazarurere. Ndongera mbaza Imana ngo mbese iyo ntambara nimara kuba perezida uri hazavaho cyangwa azaguma? Imana irambwira ngo mbese ari umutuku n'umweru cyangwa ikigina n'umweru ni iki gikwiye kubanza? Mbitekereza akanya gato, ndangije nsanga ko hakwiye kubanza umutuku, umweru akaba ukwiye guheruka. Imana irambwira ngo ibyo nibyo, ngo umutuku nawe perezida wabingiye kuvanaho, hanyuma nk'imikabeza. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2017, Imana yongera kunyereka ibyo bigiye kuba, ariko twinjira mu nzu nini cyane kandi nziza, kuko wayinjiyemo wese ntacyo yagombaga kuba. Ariko kubera ko imiryango yari igifunguye, dutegereje ko hari abandi binjira muri ubwo bwihisho bwonyine bwari buhari, abantu bakomeza kwicisha amatwi kuko bari bafite byinshi barangaje. Ariko kubera ko twabonaga ko iminota irimo kwiruka ngo imiryango yifunge, dukomeza kubinginga ngo binjire vuba, ariko ntibabyitaho. Isaha rero yarinze ibagereraho, natwe twirukira ku rugi ngo hatagira utwinjirana akadukurira ibibazo, ariko urugi rufata umwe wari wibutse kwinjira kandi bitagishobotse. Imana rero irasaba abantu gushaka ubwihisho hakiri kare, ariko nta handi bazabona ubuhungiro uretse ku Mana honyine. Abantu rero bakomeje kubwirwa ngo bakorere Imana bigishoboka, bihana ibyaha byabo, ariko ibyo ntibabyitayeho kuko barangajwe na byinshi bituma batera Imana umugongo. Abantu rero bamaze kuryoherwa n'ibyaha nk'ubusambanyi, ku buryo Imana yanyeretse ko ubusambanyi bumaze kuba umwanda kandi bukaba buteye iseseme imbere yayo. Imana rero imaze kunyereka ibyo, irambwira ngo ubusambanyi bumaze gukabya ku buryo utabonera izina ubyita. Abantu rero barabwirwa kwihana, ariko ntibabishaka, yewe ntibashaka no kumva ubabwira ngo bihane. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 2018, Imana yongera kunyereka igihugu cy'u Rwanda cyugarijwe kandi kiri mu bibazo bikomeye. Nuko irangije irambwira ngo fata ikaramu n'urupapuro wandike. Nuko rero maze kwandika ibyo ngiye byose, irambwira ngo mbareze abantu banye ngo kuki mutacyumva. Abantu rero icyo bazize ni ukutumvira Imana, yewe ntibashaka no kumva ubabwira icyo Imana ibashakaho. Ariko iyo ubuhanuzi buje, nta kindi babugamije usibye kugira ngo abantu bihane ibyaha byabo kandi bakore iby'Imana ibashakaho, kugira ngo nayo ibakurireho ibyago byari bigiye kubageraho.